tugiye gukora Java program winjiza imibare ibiri muri keyboard warangiza ukayiteranya ukoresheje iki keyboard. Urafungura application yawe urimo urakoresha, njye nikoresha Intel ije, niba ufite NetBeans aba ari ukoresha, urakreya a new project. Tugiye guteranya niyo mpamvu turi bubyite add, ugakanda no kuri create, tamo Java, ugakanda no kuri create this window, ukaza no kuri main, ukinjiramo ugasiba ibyo usanzemo niba birimo. Ikintu cya mbere ubwira umuntu, urabwira umuntu ngo injizamo umubare wa mbere, ubundi umuha uburenganzira bwo kuwinjizamo, umubwire anindizamo umubare wa kabiri, cyangwa se ubikorera icyarimwe. Urabanza ubwira umuntu ngo kugira ngo amagambo aze hanze, urabanza uhamagare system.out.println. iyi niyo ituma amagambo aza hanze. Uramubwira ngo injiza umubare wa mbere, nurangiza umuhereze uburenganzira bwo kuwinjiza. Urakenera scanner niyo idufasha kwinjiza imibare, niyo idufasha kwinjiza amadata. Urandika scanner, uyite izina, twayise SC, yangana na new scanner, ugashyiramo ka kajambo kagufasha kwinjiza amadata bakita system.in, ubundi ugashyiraho akamenyetso gasoza. Iyi library niba uri gukoresha NetBeans ntabwo iri bwiza, niho urabasabwa kuyishyiramo, icyo ntimuze kukibagirwa. Hano arahita yinjizamo umubare wa mbere, ni integer, ni int a. Integer burya ifata imibare, int a irangana na ya variable ya scanner, wandika scanner dot next int, uvuga ngo ubu muhaye uburenganzira bwo kwinjizamo umubare wa mbere, ukibika muri variable yitwa a, ugashyiraho akamenyetso gasoza. Kugira ngo tudatinda cyane, urakopiya zino code, ukazikopiya uzipestinga hano hasi, ubwira ngo yinjizemo umubare wa kabiri. Scanner udekarara scanner imwe ukajya uyikoresha inshuro nyinshi, ntabwo ari ngombwa ko iyi scanner twongera kuyishyiramo. Urayisiga ino scanner, ahubwo ukreye indi variable iri bujye mu mubare wa kabiri yitwa b. Hano urabona ko yinjizemo imibare ibiri. Ukeneye indi variable iza kubiteranya, iraza kwitwa c, integer yitwa c, iraza gufata a iteranyeho b. Ukeneye igisubizo hanze, kugira ngo igisubizo kiza hanze ukeneye ijambo rihamagara ibisubizo hanze, bagita system.out.println. Uraza kwandikamo c, kubera ko aricyo giteranyo dushaka. Reka turaninge porogaramu yacu turebe icyo itanga. Right click hano ukanda kuri run, ugategereza. Injiza umubare wa mbere, ngiye kwinjizamo 5, injiza umubare wa kabiri, ndinjizamo 3. ubwo ninkanda enter barambwira ko igisubizo ari 8. Urabona ko 8 uje hano, ariko uburyo bwiza ubanza hano amagambo imbere. Ushobora kubikora gutya nabyo bikaba byo, ariko ibyiza ni ukubanzaho amagambo hano imbere avuga ko ari igisubizo, ushyiramo utumenyetso, ushyiremo na cya kimenyetso cyo guteranya twavuze hano hanze. Hano usubire muri za double quote, uvuge ngo igiteranyo ni, ubundi uhamagara igisubizo hanze. Iyi ni tuyiraninga, iraza kuba nziza cyane ugereranyije n'iriya. Araninga n'ubundi injizemo umubare wa mbere ni 7, wa kabiri ni 3. Ninkanda enter barambwira ko igiteranyo ari 10. Igiteranyo ni 10. Urabona ko porogaramu ariko igenze. Murakoze cyane.